igitabo umurimo w'ubugiraneza, paji ya 11, ku gice cya mbere hari amagambo avuga ngo: kuki hariho ubukene n'imibabaro? Hahirwa abanyambabazi. Yesu yaravuze ati: hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Nta gihe cyigeze kibaho ubwo kugira imbabazi byari bikenewe kurusha ubu ngubu. Abakene bari ahadukikije hose, abababaye, abari mu makuba, abafite intimba n'abiteguye kurimbuka. Abageze ku bukire babubonye kubera gukoresha impano Imana yabahaye, ariko izi mpano zabahesheje kubona ibintu bazihawe kugira ngo bunganire abari mu bukene. Izi mpano zahawe abantu n'utegeka izuba kuvira ababi n'abeza, akavubira imvura abakiranuka n'abakiranirwa, kugira ngo kubw'umwero w'ubutaka abantu babone byinshi bibasha kubakenura. Imirima yahawe umugisha n'Imana, kandi Imana yateguriye abakene iby'ineza yayo. Kubabara n'agahinda ntibyazanywe n'Imana. Hari benshi bitotombera Imana kubera ko isi yuzuye kwifuza no kubabara, ariko Imana ntiyigeze ishaka ko aya makuba abaho. Ntiyigeze ishaka ko umuntu umwe yagira ibya mirenge igihe abana b'abandi baririra umugati. Imana yagize abantu ibisonga byayo, ntikwiriye rero kubarwaho imibabaro, agahinda, kwambara ubusa no kwifuza kw'abantu. Imana yagennye ibihagije kuri bose. Abantu ibihumbi byinshi yabahaye ubutunzi bwinshi kugira ngo bahaze ubukene bwa bagenzi babo, ariko abo Imana yagize ibisonga ntabwo batsinze ikigeragezo kuko bananiwe kugoboka abababara n'abakene. Igihe abantu bahawe n'ijuru imigisha isendereye, bakagira ubutunzi bwinshi, bananiwe gukora ibyo Imana ibasaba, maze ntibagoboka abakene n'abakandamizwa, ntibishimisha Uwiteka, kandi mu by'ukuri azabagenderera. Nta rwitwazo bafite rwo kugomwa abaturanyi babo. Ubufasha Imana yashyize mu bubasha bwabo ngo babutange. Imana irasuzugurwa, Satani agasobanura nabi imico yayo, maze ikagaragazwa nk'umucamanza w'umunyabukana utuma umubabaro ugera ku biremwa ntiyaremye. Uku kugaragaza imico y'Imana nabi byerekanwa nk'ukuri, maze kubw'ibishuko by'umwanzi imitima y'abantu benshi ikinangira, ikivumburira Imana. Satani agereka ku Mana ibibi ubwe yateye abantu gukora binyuze mu kugundira ibyabo ntibabihe abababaye. Imico ye ayitirira Imana. Ntibikwiriye ko habaho kubabara cyangwa ubukene. Iyaba abantu basohozaga inshingano zabo nk'ibisonga bikiranuka by'ubutunzi bw'umwami wabo, ntihabaho kurizwa no kubura ibyo kurya, nta kubabara kubera ubukene, nta kwambara ubusa no kwifuza. Gukiranirwa abantu bazikamyemo niko kuzana umubabaro. Iyaba Imana yagize ibisonga bakoreshaga ubutunzi bwabo icyo yabubahereye, kubabara ntibyakabayeho. Imana igerageresha abantu kubaha ibintu byiza byinshi nk'uko yagerageje umuntu tubona mu mugani. Nitudakiranuka ku mafaranga, ninde uzaduha ubutunzi nyakuri? Abatsinze ikigeragezo kuri iyi si bagaragaye ko bakiranuka, bumviye amagambo y'Uwiteka mu kuba abanyambabazi. Mu gukoresha ubutunzi bwabo ngo bagure ingoma y'Imana, nibo bazumva shebuja ababwira ati: nuko mugaragu mwiza ukiranuka. Abantu bamwe barakize, abandi ni abakene. Impamvu yatumye Imana yemera ko imiryango imwe igira ubutunzi bwinshi, iyindi ikaba ikennye cyane, izakomeza kuba amayobera ku bantu kugeza iteka ryose, keretse gusa
nibagirana isano nyakuri n'Imana kandi bagakurikiza imigambi yayo, aho gukoreshwa n'intekerezo zabo zigengwa n'inarijye. Gukomeza urukundo n'imbabazi. Mu migambi y'Imana yagennye ko abakene babana natwe ibihe byose kugira ngo umutima w'umuntu uhore urangwa n'ibikorwa by'impuhwe n'urukundo. Umuntu akwiriye kwimakaza ineza n'impuhwe bya Kristo. Ntakwiriye kwitandukanya n'abababaye, abari mu kaga, abakennye n'abihebye. Kurema imico isa n'iy'Imana mu muntu. Mu gihe isi ikeneye impuhwe, mu gihe ikeneye amasengesho n'ubufasha bw'abantu b'Imana, igihe ikeneye kubona Kristo mu mibereho y'abayoboke be, abantu b'Imana nabo bakeneye kugira amahirwe yo kugaragaza impuhwe zabo. Amasengesho yabo akarushaho kugira umumaro kandi bakagira imico nk'iyabo mu ijuru. Mu gutanga ayo mahirwe, Imana yashyize hagati yacu abakene, impezamajyo, abarwayi n'abababaye. Ni umurage wa Kristo ku itorero rye kandi bakwiriye kurindwa nk'uko nawe yabarinda. Muri ubu buryo Imana ikuraho inkamba, igatunganya izahabu, ikaduha umuco wo mu mutima n'imyitwarire dukeneye. Uwiteka yabashaga gukora umurimo we tudafatanyije nawe. Ntabwo yishingikiriza kuri twe kubera amafaranga yacu, igihe cyacu cyangwa imirimo yacu, ahubwo itorero rifite agaciro mu maso yayo. Itorero ni ububiko bw'amabuye yayo y'agaciro, ni urwuri rurimo umukumbi wayo, kandi ishaka kuribona ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo. Irifitiye akayihayiho n'urukundo rutavugwa. Niyo mpamvu yaduhaye amahirwe yo kuyikorera kandi yemera imirimo yacu nk'ikimenyetso cy'urukundo rwacu no kumvira. Kugira ngo dusobanukirwe imbabazi z'Imana, Imana yita ku mukire n'umukene mu buryo bumwe. Ukuyeho ubukene, ntitwabona uburyo bwo gusobanukirwa imbabazi n'urukundo by'Imana. Ntitwabona uko tumenya Data wo mu ijuru wuje imbabazi n'impuhwe. Imana iradukunda kugira ngo duhe abandi. Imana iduha imigisha yayo kugira ngo duheho abandi. Igihe tuyisaba ifunguro ryacu rya buri munsi, ireba mu mitima yacu niba turi burisangire na ba bandi barikeneye kurusha twebwe ubwacu. Igihe dusenga ngo Mana ungirire imbabazi njyewe umunyabyaha, iragenzura ikareba niba tuzagirira impuhwe abo dufatanya. Iki ni igihamya cy'uko twomatanye n'Imana, ko turi abanyambabazi nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyembabazi. Kugundira gukura nk'igikuri mu by'umwuka. Nta kintu kinyunyuza iby'umwuka mu bugingo vuba cyane kurusha kubikingiranira mu narijye no kwikubiraho. Abanezeza inarijye bakirengagiza kwita ku bugingo n'imibiri yabo Yesu yatangiye ubugingo bwe, ntibarya ku mutsima w'ubugingo cyangwa ngo banywe ku mazi y'isoko y'agakiza. Barumye kandi nta mazi abarimo, bameze nk'igiti kitagira imbuto. Ni ibikuri mu by'umwuka. Abakoresha ubutunzi bwabo mu by'inarijye, ariko ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Kubera ko abakire birengagiza gukora umurimo Imana yabahaye gukorera abakene, nicyo gituma birata, bakarushaho kwihaza, bakarushaho kwinezeza kandi bakinangira imitima. Bitandukanya n'abakene kubera ko ari abakene gusa, maze bakabaho urwaho rwo kwifuza no kugira ishyari. Bamwe barashyarira bakuzura urwango, banga abafite byose igihe bo ntacyo
bafite namba. Imana ipima ibikorwa byacu, kandi umuntu wese wakiraniwe mu busonga bwe, wananiwe gukosora ibibi yari afitiye ubushobozi bwo gukosora, ntacyo azashimirwa mu bikari byo mu ijuru. Abirengagiza kwifuza kw'abakene bazabarwa nk'ibisonga bikiranirwa, kandi bazandikwa mu bitabo nk'abanzi b'Imana n'abantu. Abariganya ubutunzi Imana yababikije ngo babufashishe abakeneye ubufasha bwabo, bahamya ko badafitanye isano na Kristo, kuko bananirwa kugaragaza ineza ya Kristo ku badafite amahirwe nk'ayabo. Iyo umutunzi agera ikirenge mu cya Yesu, umutunzi ni igisonga cy'Imana, kandi iyo agera ikirenge mu cya Kristo agakomeza kugira imibereho yicisha bugufi kandi yubaha Imana, binyuze mu kuvugururwa kw'imico, ahinduka umugwaneza kandi woroheje mu mutima. Amenya ko ibyo atunze ari umutungo yabikijwe, kandi akiyumvisha ko icyo kibitsanyo yagiherewe kugira ngo afashe abakene n'abababaye mu kigwi cya Kristo. Uyu murimo uzagira ibihembo byawo bibarwa mu mpano n'ubutunzi bubitswe hafi y'intebe y'ubwami y'Imana. Bityo umutunzi azagira imibereho inesha mu by'umwuka nk'igisonga gikiranuka cy'ubutunzi bwa shebuja. Imibabaro ni uburyo bumwe bwo gutunganya imico. Amagambo y'Umukiza arimo ubutumwa buhumuriza ku bantu bababazwa n'amakuba cyangwa agahinda. Kubabara kwacu ntikuvumbuka mu gitaka. Imana ntiyigera ishaka gutera abana b'abantu amakuba n'agahinda. Igihe yemeye ko ibigeragezo n'amakuba bitugeraho, ni kubw'inyungu zacu, kugira ngo tugire umugabane ku kwera kwayo. Igihe tubyakiriye mu kwizera, ikigeragezo gisa n'igishaririye kizaba umugisha. Ibikorwa by'ubugome byangiza ibyishimo byo ku isi bizaba uburyo bwo kubura amaso yacu agatumbira mu ijuru. Ni bangahe batari kuzigera bamenya Yesu iyo kubabara kudatuma bashakira uburuhukiro muri we? Ibigeragezo byo mu bugingo ni abakozi b'Imana bavanaho inkamba n'ibitagenda neza mu mico yacu. Uko bitema bikagegena kandi bigasena, gutwika no kunogereza kwabyo ni igikorwa kibabaza. Birakomeye gusunikirwa munsi y'uruziga rusya, ariko ibuye rivamo riteguriwe kujya mu mwanya waryo mu rusengero rwo mu ijuru. Ntabwo umwami ashobora guha umurimo w'agaciro ukwiriye kwitonderwa igikoresho kidafite akamaro. Amabuye ye y'agaciro gusa niyo atunganywa ngo amere nk'ay'ingoro. Uwiteka azakora kubw'abantu bose bagira ibyiringiro muri we. Intsinzi y'agaciro kanini izagirwa n'abakiranuka. Ibyigisho by'agahozo bizigwa. Imirimo y'agaciro kanini izagerwaho. Amakuba n'ibyago ntibyerekana ko Imana itatwitayeho. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Abayuda muri rusange bizeraga ko icyaha gihanirwa muri ubu bugingo. Amakuba yose yarebwaga nk'igihano cy'ikintu kibi cyakozwe, yenda ku wagikoze ubwe cyangwa ababyeyi be. Ni ukuri ko umubabaro wose uturuka ku kwica amategeko y'Imana, ariko uku kuri kwari kwarakoreshejwe nabi. Satani wazanye icyaha n'ingaruka zacyo zose yayoboye abantu mu kubona icyaha n'urupfu nk'ibiva ku Mana, nk'igihano gihubukiwe cyabayeho kubera icyaha. Ubwo rero uwabaga yaguweho n'akaga gakomeye cyangwa ibyago
yabaga afite undi mutwaro wo gutekerezwa ko ari umunyabyaha w'akahebwe. Imana yari yaratanze icyigisho kigenewe gukumira ibyo. Igitekerezo cya Yobu cyerekanye ko kubabara biterwa na Satani kandi biburizwamo n'Imana kubera impamvu z'imbabazi zayo. Ariko Isirayeli ntiyigeze isobanukirwa iki cyigisho. Ikosa nk'iri Imana yari yaracyahiye inshuti zayo ryongeye gusubirwamo n'Abayuda igihe bahinyuraga Kristo. Imyizerere Abayuda bari bafite ku byerekeye isano iri hagati y'icyaha n'imibabaro niyo n'abigishwa ba Yesu bari bafite. Igihe Yesu yakosoraga ikosa ryabo, ntiyasobanuye impamvu y'imibabaro igera ku muntu, ahubwo yababwiye icyajyaga kuba ingaruka. Yababwiye ko ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe. Yaravuze ati, nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze gusiga kondo ku maso y'impumyi, yamwohereje kujya kwiyuhagira mu kidendezi cy'i Silowamu, maze aragenda ariyuhagira arahumuka. Uko niko Yesu yasubije ikibazo cy'abigishwa abinyujije mu bikorwa, nk'uko yahoraga asubiza ibibazo bamubazanyaga amatsiko. Abigishwa ntibahamagarirwaga kujya impaka ku kibazo cyerekeye uwakoze icyaha n'utaragikoze, ahubwo bari bakeneye gusobanukirwa imbaraga n'impuhwe by'Imana mu guhumura impumyi. Kristo akwiriye kubonwa kandi akumvwa binyuze muri twe. Imana yagennye ko abarwayi, abadafite kivurira n'abafashwe n'imyuka mibi bazumva ijwi ryayo binyuze muri twe. Binyuze mu bantu bayo, Imana ishaka kuba umuhumuriza isi itigeze ibona. Amagambo yayo akwiriye kuvugwa n'abayoboke bayo ngo, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Uwiteka azakorera muri buri bugingo buzitanga ngo bukoreshwe, atari ukubwiriza gusa, ahubwo no gufasha abihebye no gutera ibyiringiro mu mitima y'abatabifite. Dukwiriye gukora uruhare rwacu mu gukiza no koroshya imibabaro n'ibidasobanutse bitugora byo muri ubu bugingo. Imibabaro n'ibidasobanutse bitugora byo muri ubu bugingo birijimye kandi ni nk'ibicu nk'uko byari biri mu myaka ibihumbi ishize. Hari icyo dukwiriye gukora. Byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Yesaya 60:1. Hari abakene hafi yacu, abababaye bari mu bo duhana imbibi. Tugomba kugerageza kubafasha. Kubw'ubuntu bwa Kristo, amasoko afunze y'umurimo wihutirwa nk'uwa Kristo akwiriye gufungurwa. Mu mbaraga z'ufite imbaraga zose, tugomba gukora uko tutigeze dukora mbere hose.